kwicara ukarira uvuga ko ntacyo wagezeho, ukicara ukarira uvuga ko nta n'icyo ugeraho n'ubu ngubu, nibyo bigaragaza ko nta n'icyo ugerageza gukora. Umugabo nyamugabo ni imvune z'ibyo ahora nabyo, kandi umugabo nyamugabo ni imvune z'ibyo agerageza gukora. Ni nabyo bigaragaza ko ari mu nzira y'iterambere ya nyayo. Wirira uvuga ko ibibazo byakurenze, kandi wirira uvuga ko ibibazo byabaye karande kuri wowe, kuko mwene muntu uwo ari we wese agomba guhura n'ibyo bibazo. Bona nubwo uwo muntu yaba atunze ibya mirenge yo ku ntenyo, byanze bikunze ibibazo nabimugeraho. Wiseka mugenzi we ku bwa duke yatangije, kuko utwo duke niyo nzira buri muntu wese mwene muntu agomba kunyuramo. Niba ari mu nzira y'iterambere, iyo nzira yose agomba kuyicamo. Nta watunze miliyoni utarabanje gutangiza ibihumbi 10. Nta n'ufite miliyari utaratangiriye ku gihumbi. Iyi nzira ya twese ya mwene muntu no gutangirira kuri duke dufite. Wiseka uwo muntu ku bwa duke yatangije. Hari ibintu bigaragaza umuntu uri mu nzira y'iterambere, ari we ngiye kubabwira. Niba uri mu nzira y'iterambere, dore ibintu byanze bikunze ugomba guhura nabyo bibi. Dore ibintu bibi ugomba guhura nabyo byanze bikunze. Uru ni uruganda buri mukire wese yaciyemo. Nawe niba uri mu nzira y'iterambere ugomba gucamo. Nuca muri uru ruganda rw'ibi bintu bibiri, uzaba umukire. Abenshi babigeramo bakananirwa. Abenshi bageze muri runo ruganda bacika intege bakananirwa. Yumve neza. Nizere ko wakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Ariko niba umaze kubikora, ndagushimiye. Banza wumve rino somo. Iha amahoro kandi wige gutuza, wige kwirwanirira, ubikore bucece kandi utuje. Ndasubiramo. Iha amahoro kandi wige kwirwanirira, ubikore bucece, nta muntu umufatanije, nta n'uwugishije inama. Ibyo byose ubikore utuje. Niba uri muri business yawe, yikore bucece, wiha amahoro kandi utuje. Niba uri gushaka amafaranga, iha amahoro, ubikore bucece, wige kwirwanirira kandi utuje. Icyo uri gukora cyose, bikore bucece kandi wige kwirwanirira. Nta muntu uzakurwanirira ku gasozi, kandi ubikore utuje. Ndagushimiye. Kurikira iki kintu cya mbere. Niba uri mu nzira y'iterambere, niba ushaka kujya mu iterambere, banza umenye yuko ugiye guhura n'inshuti mbi. Banza umenye neza ko ugiye guhura n'ikigeragezo cy'inshuti mbi. Wabyumvise? Nizere ko wabyumvise neza. Ntabwo inshuti mbi wenda urabisobanukirwa neza. Nabanzi. Ni umwanzi uzagira muri business yawe. Ni umwanzi uzagira mu iterambere ryawe. Wiseka mugenzi wawe, rero umuntu uri mu iterambere baramuseka. Uwo ni umwanzi wawe, kuko nushobora dukeya azaguseka, kandi azaguseka atari uko ayobewe kuri mu nzira nziza, ahubwo azaguseka kugira ngo akwangishe n'abandi. Abantu mugendana bari bo bose, abantu mugendana b'inshuti zawe, niba uri mu nzira y'iterambere, ikigeragezo cya mbere uzahura nacyo ni uko bazahinduka abanzi bawe. Muri buno buryo bubiri bukurikira bwo nashatse kubabwira, ni uko abo bantu bazakuvuga nabi. Abo bantu niba kuvuga nabi, ntabwo bazagaragaza ko bakwanze, ahubwo bazagaragaza nk'abari kukugira inama. Niba mara kukugira inama, baza bakwereka ko ushoye amafaranga make, bakwereka ko ibintu ukoze bitakubereye, bakwereka ko ibintu uri gukora ari iby'ubujiji, kuko nutangiza amafaranga make ugashora igishoro gike, ni hahandi bavuga ngo arasaze,
noneho hagiye guhomba, noneho ntabwo biriya bintu yakagombye kubikora umuntu nk'uriya, usange barimo baraguca intege. Niba uri mu inzira y'iterambere, irinde bino bintu kuko uzahura nabyo. Nakubwiye ngo kora ibyawe bucece kandi wige kwirwanirira, ubikore utuje. Umuryango wawe wonyine niwe uzamenya ibyawe, niwe uzamenya kukwitaho, niwe uzanamenya ko ushobora kukongerera, niwe uzaguha sapoti ishoboka yose. Ariko umuntu wo hanze nta kintu azakumarira pe, usibye kuguseka no kugusebya, nta kintu azakumarira. Bona nubwo byagenze bito unamubwita inguriza y'amafaranga nkora iki, nta kintu yagufasha na gito. Ikigeragezo uzahorana nacyo cya mbere ni uko abari abakunzi bawe bazahinduka abanzi bawe, ni uko abo mwagendanaga ari bo bazasigara baguharabika ngo ubure abakiriya, ibyawe bipfe. Ntabwo bazashimishwa n'uko basize mu bukene, ahubwo bazababazwa n'uko ugiye mu bukire, ariko ntibazabigaragaza. Ahubwo ni ukuguca intege ngo ibi bintu ntibikubereye. Bizinesi wakora yose yaguha amafaranga, uzayikore bucece. Bona nubwo yaba isuzuguritse ka gihumbi, ipfa kuba igutunze iguha amafaranga. Nakubwiye ngo umugabo nyamugabo ntugire inyungu mu byo akora, nukora cyane kugira ngo agire icyo ageraho, kuko inyungu ze zibonwa n'umuryango we abamo. Waba arwanirira inyungu z'umuryango we. Rero ikigeragezo byanze bikunze witegure kuzahura nacyo mu byo waba ukora byose. Ikigeragezo cya kabiri ugomba guhura nacyo ni igihombo utazi aho giturutse kandi gitunguranye. Byose ni mu nshuti mbi, byose ni mu nshuti mbi. Ashobora kuza akakuguza, akakwikopeshaho, kuko uzi ko ari inshuti yawe mwabanye, tayari ari ukugira ngo ukunde ugwe mu gihombo. Uriya umwanzi utunguranye cyangwa se ikigeragezo cya mbere cyaba gitunguranye ni igituruka mu nshuti zawe, wowe wita ko ari inshuti magara, kandi zo zaramaze kugira ishyari ry'ukuri mu iterambere ryiza. Ndakubwiye ngo igihombo gitunguranye utazi aho giturutse, nyamara giturutse muri za nshuti zawe utatekerezaga. Umugabo nyamugabo ni uwiga kwirwanirira, akabikora buhoro kandi akabikora atuje. Ntuzagishe inama uriya muntu, kuko uriya muntu nta nama yakugira nzima. Uzagisha inama umuryango wawe wonyine, cyangwa se umuntu wizeye wagiye muri bizinesi, niwe waguha inama y'ibyo wakora kandi byakugira umumaro. Umugabo nyamugabo nubira ibyuya agakora arengera inyungu ze. Umugabo nyamugabo nurara atekereza ngo arebe icyo yavugurura gukora mu mushinga we. Kandi umugabo nyamugabo nuhora ahangayikishijwe na bizinesi ye, kuko aba ashaka iterambere ry'ubukire bwe. Kandi umugabo nyamugabo nuhora utekereza bizinesi ye ku mutima we akayihozaho, kandi agahora atekereza no ku bakiriya be. Wihangayika cyangwa se wikwicara ngo rero uvuga ngo wabuze icyo ukora. Wikwicara ugaragaza ko ntacyo wagezeho. Abo bantu bariho bicaye bari kurira ngo ntacyo bagezeho. Iyo barira gutyo na za nshuti ze ziramusapotinga. Nta kintu twageraho, byaranze, amafaranga yarabuze wana, ubu se twakora iki? Ibyo ni ibiguca intege. Abo bihorere, ntacyo utakora ngo kikugeze imbere, kuko ngo iyo umeze gutyo uri kurira ko ntacyo wagezeho, ukaba uri kurira ko na n'ubu ntacyo ushobora kugeraho, ahubwo nibigaragaza ko nta n'icyo wagerageje gukora. Reka rero ngushimire, ntabwo ndi bwihute ngo nizimbe mu magambo. Ngi inama nkugira nizo wikwicara ngo urire ngo warakoze biranga. Oya, ahubwo ibyo nibigaragaza ko nta n'icyo wagerageje gukora. Abo nabaguca intege, wowe kora, ubundi uvuge ngo byanze ejo wongere uhindure ukore, uvuge ngo byanze wongere uhindure ukore. Byose birakunda mu mbaraga nke dufite, kandi mu gishoro gike dufite byose birakunda. Ntabwo uzagera kuri miliyari cyangwa se kuri miliyoni utatangiriye ku gihumbi. Ntibishoboka, utangirira ku gihumbi gutyo gahoro gahoro. Reka ngushimire rero muntu wanjye, uri umuntu w'agaciro,
kandi nguhaye ibintu by'agaciro. Ndagushimiye rero, nizere ko wakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Bikore uko nanjye nguhaye ibintu by'agaciro. Nta kiguzi nkwatse, ikiguzi ni icyo ngicyo. Urakoze cyane rero.